Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi, ndabasuje aho muherereye hose, igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyiza cy'amahoro, igitondo cyiza ku buzima bwanyu, igitondo cyiza mu rugo rwanyu, igitondo cyiza mu bana, igitondo cyiza mu kazi kanyu, mugubwe neza aho muherereye hose, ntabwo mwayobye kudukurikira, kubana natwe, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mwebwe mubana natwe, mwebwe dusangira ijambo ry'Imana, mwebwe murihereza abandi, Data wo mu ijuru abahe umugisha kandi akomeze abagire neza, tuba dufatanyije ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho kandi Imana iguhe ibyo umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ijambo dusanga mu Bakolosayi, igice ni icya mbere, turasoma n'umurongo wa 22, havuga ngo mushime Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, niwe wadukijije uburetwa bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwami we akunda. Kadusubiremo, mushime Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, niwe wadukijije uburetwa bw'umwijima, aho niho nshaka gutinda, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abakolosayi, bari barushye, bari mu byaha, bari mu makuba, bari mu ntambara, bari bafite ibibazo byinshi biremereye umutima wabo, ariko Pawulo intumwa y'Imana, umuntu w'Imana, Imana yakundaga, arabandikira aravuga ngo nimushime Data wa twese ngo waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Imana iyo yaguhaye umurage ntawawukwaka. Imana ishimwe. Ndavuga ku kintu cyitwa umurage, mvuge no ku kintu cyitwa ubutware bw'umwijima. Iyo ufite ubutware bw'umwijima bugutwara aho ushaka, bukujyana aho ushaka, ariko ndinginga Imana muri iki gitondo kugira ngo ubu butware bw'umwijima bukurwe ku buzima bwawe, bukurwe mu bana bawe, bukurwe mu kazi kawe, ngo nimushime Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko Imana yaduhaye kuraganwa n'abera, haleluya, ngo ikadukura ngo mu buretwa bw'umwijima. Imana ishimwe. Yagukuye mu buretwa bw'umwijima, shima Imana, avuga ineza y'Imana, haleluya. Hari ijambo nkunda muri Zaburi ibice 12 avuga ngo nonaha ngo ndahagurutse. Iyo Imana yahagurutse igukura mu buretwa bw'umwijima, ngo nonaha ndahagurutse, ngo aho wacuriraga ingoni, ngo ndahagurutse. Imana ihaguruke ku buzima bwawe, haleluya. Iki gitondo Imana mama ihaguruke ku buzima bwawe, ngo niwe wadukuye ngo mu buretwa bw'umwijima. Imana ishimwe. Mama yagukuye mu buretwa bw'umwijima, papa yagukuye mu buretwa bw'umwijima, shima Imana, haleluya. Ngo nimushime Data wa twese ngo waduhaye kuraganwa n'abera. Imana ishimwe kuko yadukuye mu buretwa bw'umwijima. Hari igihe umuntu atwazwa n'uburetwa bw'umwijima akaba mu icuraburindi, ariko Imana ishimwe kuko uyu mwaka Imana yaduhaye kuraganwa n'abera. Imana ishimwe. Imana iyo yahagurutse igukize uburetwa bw'umwijima, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Imana yagukijije uburetwa bw'umwijima, iguha kuraganwa n'abera, iguha umurage. Imana iguha umurage uyu mwaka, Imana iguha umurage mama, Imana iguha umurage papa, Imana iguha umurage wa musore we, Imana iguha umurage wa mukobwa we, kuko yaguhaye kuraganwa n'abera. Kadushima Imana. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko uyu mupapa umuhaye umurage, ndagushimiye ko uyu mugabo umuhaye umurage, ndagushimiye uyu mukobwa ko umuhaye umurage. Urakoze ko waduhaye kuraganwa n'abera. Imana ishimwe. Ukadukura mu buretwa bw'umwijima. Uyu mumama wamukuye mu buretwa bw'umwijima, uyu mupapa wamukuye mu buretwa bw'umwijima, uyu musore n'umukobwa wabakuye mu buretwa bw'umwijima. Imana ishimwe ko waduhaye kuraganwa n'abera, kandi urakoze mu izina, amen.